Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Imbuto Update News. Aka kanya rero bazaniye inkuru nziza ku bakunzi ba Rugaju Rigani, ku bakunzi ba Jangwani Frank, ku bakunzi ba Ishimwe Ricard, ndetse no ku bakunzi b'uwitwa Mucyo Anta Biganiro, umwe mu banyamakuru mu babaye abanyamakuru bakomeye hano mu Rwanda, umwe mu bantu bagurisha abakinnyi kandi bazanye n'abakinnyi benshi muri no shampiyona y'u Rwanda muri no mercato ishize, umwe mu bakinnyi bazwi bazanye n'uno munyamakuru cyangwa se uno mugabo usigaye agurisha abakinnyi Mucyo Anta no witwa Shadrack Bing Bero, umwataka ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umucuruzi w'abakinnyi cyangwa se ushinzwe kugura no kugurisha abakinnyi, ariko agahuza abakinnyi n'abayobozi b'amakipe bakaba bamwita Mucyo Anta. Rero ni amakuru meza kandi ashimishije kuri buri muntu wese ukurikira Imbuto Update News. Ni inkuru ni breaking news kuko abenshi mwari muri aha mutegereje ese biraza kugenda gute mu rukiko, kuko uyu munsi wari umunsi wa nyuma wo gusomwa kw'imyanzuro y'urubanza hagati y'aba basore bose, Ishimwe Ricard, Mucyo Anta Biganiro, Rugaju Rigani ndetse na Jangwani Frank. Abangaba akaba ari abazwi cyane, ndetse akaba harimo n'abasivile bandi ndetse n'abasirikare n'abashinzwe urwego rw'ubugororwa ruzwi nka RCS. Akaba harimo umwafandi umwe rwose wari uyu nawe gukurikiranwa nk'uko abangaba ba Rugaju nabo bakurikiranwaga. Rero imyanzuro y'urubanza yaje gusomwa, ariko isomwa mu muhezo rwose byashize iratangazwa, nubwo harashize igihe amasaha menshi binjiye mu rubanza, ariko hashize igihe kinini hataratangazwa imyanzuro y'urubanza. Ariko baravuga ngo imyanzuro iratinda ariko ntabwo ihera kandi ngo ntashe n'idacika. Rero inkuru nziza kuri bano basore ruko bamaze kuba barekurwa rwose, bamaze kuba barekurwa n'ubutabera, bamaze kuba bafungurwa nk'ibyo twita no gufungurwa mu minsi myinshi bari bamaze bafunzwe. Ariko imyanzuro y'urubanza yasomwe rwose yagaragaje ko aba basore uko babwiye ari bane, Ishimwe Ricard, Mucyo Anta, Rugaju Rigani, bamaze kuba bafungurwa. Ese ni iyihe mpamvu bafunguye? Kandi bari barashinjijwe kunyereza amafaranga y'ikipe ya PRFC, kandi bakaba bafunguwe batayatanze cyangwa se badatanze amafaranga bivuga ko banyerejwe. Ahubwo amakuru atugeraho nka Imbuto Update News ni uko icyaha cyaje gufata umwe mu bari abayobozi b'ikipe ya PRFC, aho bano bantu bose bagiye baherekeje ikipe ya PRFC mu gihugu cya Misiri kuri match yagiye guhuza no kipe n'ikipe ya Pyramide. Abangaba baritegeye, ndetse nk'amakuru dufite nuko witwa Jangwani Frank w'amafaranga y'itike yamujyanye mu gihugu cya Misiri ari amafaranga yari yakodesherejwe n'abafana ndetse n'abandi bakunzi ba PRFC, ariko bifite nyine bafite amafaranga menshi atari amafaranga y'ikipe ya PRFC. Ariko ayo mafaranga yahabwa ubuyobozi bw'ikipe ya PRFC bikaza kurangira akoreshejwe mu mirimo yabo bwite, ubundi akagenda ku mafaranga y'ikipe ya PRFC. kandi hari amafaranga bari bamutangiye yo kumutwara mu gihugu cya Misiri, ariko mu gihe bamutangiye n'abari yamutwara ahubwo umuyobozi bari bayahaye akayarya, ubundi we agahitamo gukoresha amafaranga y'ikipe ya APR kugira ngo ariyo bagendamo. Rero byaje kugaruka nyuma, niyo mpamvu urukiko buriya biratinda ariko nirihera cyangwa se ntashye n'idacika. Apfa kuba uri mukuru, apfa kuba nta madego ufite, apfa kuba wizeye ko nta kintu kigushinza, wizeye ko nta cyaha ufite, wizeye ko ibyo bagushinza ari ibinyoma, uzarekurwa kandi ukaba ufite n'umwavoka muzima uzakuburanira, kuko akenshi na kenshi hari abantu bazira ubusa mu rukiko n'ibintu bisanzwe. Umuntu akaba yazira ubusa, akaba adafite icyaha cyangwa se akaba adahamwa n'icyaha, ariko kubera ko umushinjacyaha yamushinjije icyaha akabura umwavoka muzima uzi ubwenge cyangwa se uzi kumuburanira, bikarangira icyaha kimuhamye. Akaba ariyo mpamvu rero n'aba basore abanyarwanda benshi babasengeraga, cyane cyane utwa Jangwani Frank. Murabizi imikino y'inyerabahizi yari maze iminsi iba. Ikindi kibazo cyo kwibaza niba uwitwa uyu musore rwose, uyu nguyu wari umaze igihe avugira abafana ba PRFC, uyu mugabo rwose Gakumba Patrick, niba arakomeza kuvugira abafana ba PRFC kandi yari yashyizweho nk'umuvugizi w'abafana mu rwego rw'agateganyo. Rero ni ukwibaza niba azakomeza gukora ino mirimo, ndetse tukibaza niba Rugaju Rigani aragaruka kuri RBA nk'uko byari bisanzwe nk'ahantu yakoraga, niba Rugaju Rigani asubira mu ikipe ya Gorilla kujya gutoza iyo nk'akazi yakoraga mu buzima bwe busanzwe. Ubu ngubu ikipe ya Gorilla ikaba iri mu gihugu cya Uganda, ikaba iri muri pre-season. Ese azasubira aho yakoraga? Ni ukwibaza ati Ishimwe Ricard aragaruka kuri
kuri SKFM gukoraho, dore ko bazanye umunyamakuru Lorenzo Kazungu arahari, Samu Karenzi arahari, nukibaza niba nari karagaruka kongera kubiyungaho. Ese Mucyo Anta ntabwo uri buze kumwangiriza muri kariyeri ye yo kugurisha abakinnyi, ese araza gume mu gihugu cyangwa bishobora kuba byamugaruka? Byose nibyo dutegereje kwibaza, ndetse tukareba niba ibintu bizasubira nk'uko byari bimeze cyangwa hari impinduka zizaba. Gusa icyo abanyarwanda bose bishimiye nuko nta sheni idacika, nuko bishimiye ko aba basore basohotse bavuye muri gereza. Buriya umuntu ukunda ntiwakwifuza ko ajya muri gereza, ntiwakwifuza ko agira hari ibintu bitari byiza bimubaho, ntiwakwifuza ko abaho atishimye, kuko gereza si ahantu rwose wakwifuriza umuntu ukunda, si ahantu heza ho kuba. Gereza si ahantu wavuga umuntu nyine, ubundi umuntu bagomba gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo atajya muri gereza, kuko si mu rugo rwose, ni ahantu hataba ubwisanzure, ni ahantu hataba freedom. Icyo twishimiye nk'abanyarwanda, icyo twishimiye nk'abanyamakuru, icyo twishimiye nk'abaturarwanda rwose ni uko abanyarwanda bagenzi bacu rwose icyaha kitabahamye, kandi byagaragara ko bari bagiye kuzira ubusa, kubera ko amafaranga n'ubundi bageraho mu gihugu cya Misiri bari bayatanze, ariko ku bufatanye n'uwitwa Georgine wari umubitsi wa Preps ndetse n'abandi bafande benshi babigizemo uruhare, bikagaragara ko amafaranga yatangiwe bano basore kugira ngo babashe kuba bagenda mu gihugu cya Misiri yaje kuba anyerezwa n'abantu naje kubabwira hejuru, abo ba Georgine ndetse n'abandi bafande. Ayo mafaranga akaba ariyo yatumye abangaba bari bakurikiranweho umutungo wa Preps utarakoreshejwe neza ku ngoma yitwa Richard Karasira. Akaba rero twibaza impamvu abantu bari muri Preps bose bakurikiranywe, ariko yitwa Richard Karasira we akaba atarakurikiranywe, ubu ngubu akaba ari hanze. Ese nuko wenda ari umusirikare ukomeye? Ese nuko ari umuntu nk'ikipe yakubaha? Icyo kwishimira rero nuko ubutabera bubonetse rwose kuri bano basore, nibagaruke mu buzima busanzwe, bazahirwe rwose. Abafana ba Preps ndakubwiza ukuri ko bari bakumbuye yitwa Jangwani Frank, dore ko aho yagendeye rwose wabonaga ko morali yashize, wabonaga ko ibintu bitari bimeze neza cyane, wabonaga ko rwose ari umuntu wakumbuwe n'abafana benshi, ni umuntu wakumbuwe n'abanyarwanda, ni umuntu wakumbuwe n'abanyamakuru, ni umuntu wakumbuwe ku kibuga. Wabonaga ko rwose morali yagiye hasi, nubwo ikipe yasigaye ititwara neza, ariko nanone bahabuze uhamagara abafana rwose kugira ngo baze bitabire ibikorwa by'ikipe, bitabira imikino, banatera imbaraga abakinnyi kugira ngo babashe kuba batsinda kandi bakitwara neza cyane. Harashize igihe kinini Wasiri ari kuvuga wenyine, ariko ikiza gihari nuko Jangwani agarutse, kandi abizi neza ko na Wasiri abyishimiye. Rero amakuru agezweho ni ku Mbuto Update News, mukore subscribe, murabizi ko mbakunda cyane. Ciao duhure mu nkuru zitaha. Ngenditwa Pacifique Mbuto y'urukundo.